ibihe bikomeye biteye intimba mu mitima, turagusaba Mana, wirutange ihumure, komeza imitima y'abafite agahinda, imitima y'abafite agahinda, nimukomere, ibi byose bizashira. Mana, komeza imitima y'abana bawe, bahe ibyiringiro mu gihe nk'iki gikomeye. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi bushya. Mana, komeza imitima y'abana bawe, bahe ibyiringiro mu gihe nk'iki gikomeye. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi bushya. Yatubereye umubyeyi iminsi yose twamaranye, yabaye umujyanama mu murimo w'Imana, yazanye benshi ku Mana, basobanukirwa yuko Yesu ari umwami, ari utanga ubugingo. Yabaye umubyeyi iminsi yose twamaranye, yabaye umujyanama mu murimo w'Imana, yazanye benshi ku Mana, basobanukirwa yuko Yesu ari umwami, ari utanga ubugingo. Mana, komeza imitima y'abana bawe, bahe ibyiringiro mu gihe nk'iki gikomeye. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi bushya. Mana, komeza imitima y'abana bawe, bahe ibyiringiro mu gihe nk'iki gikomeye. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi bushya. Hahirwa abapfuye bapfiriye mu mwami, kuko bazazukira kubona ubugingo. Ntibihakane, tugiye gutabarwa. Turabana kuva mu mwaka wa 50
1950 turi mu ishuri, aba inshuti yanjye tukaganira, aba inshuti yanjye tukavuga byiza byinshi, imibereho ye yose n'iyanjye byari kimwe. Nicyo gituma mbabwira ko ari umugabo w'intwari, yabaye intwari mu murimo w'Imana, yabaye intwari no mu mirimo ye yakoraga no ku bavandimwe. Mbabwire yuko yambereye inshuti n'Imana ibireba, yabaye umwarimu nanjye mba mwarimu. Tuba abapasitori twamuherewe rimwe. Urabona rero yuko ntaho namusiga, ntavuga, ntaho yari kunsiga atamvuga, ariko ngenda avuga ibigwi bye biheruka, kuko uyu munsi ntanyumva, ariko ni mwebwe ngira ngo mwumve yuko yambereye inshuti magara n'umuvandimwe magara kandi nkunda. Imibereho rero yavutse ku 1940. Yabatijwe, yapfuye ku itariki 6 asinzira. Yashyingiwe muri 60, 1960, kandi yashyingiwe yashyingiranywe